twongeye turatomboye bana b'Imana guhurira ngaha kuri buri munsi duhamagawe n'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Nimuhumure bana b'Imana, niba dufite Imana biraduhagije. Imana nibwo bukungu nyakuri. Dore rero amasomo adufasha gushakashaka Imana kandi tukayibona, Imana y'ubukungu nyakuri. None kuwa gatanu w'icyumweru cya 11 mu bimweru bisanzwe tariki 17 Kamena 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 4, wa 9 kugeza kwa 18 n'umurongo wa 20. Muri iyo minsi Ataliya nyina w'umwami Okoziya abonye ko umwana we apfuye, yiyemeza kwicisha abantu bose bakomokaga ku mwami. Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu akaba na mushiki wa Okoziya afata Yowasi mwene Okoziya amuvana mu bana b'umwami bagombaga kwicwa, nuko amujyana n'umurezi we abahisha mu cyumba cy'ingoro bararagamo. Ataliya ntiyaba akimwishe. Yowasi abana n'uwo murezi imyaka 6 mu ngoro y'Uhoraho ubwo Ataliya yategekaga igihugu. Umwaka wa 7 Yehoyada atumiza abategetsi bakuru b'ingabo z'Abakari n'ingabo zarindaga ibwami, bamusanga mu ngoro y'Uhoraho, asezerana nabo kandi abarahiza mu ngoro y'Uhoraho. Hanyuma abereka umwana w'umwami. Abatware b'abasirikare bakora nk'uko umuherezabitambo Yehoyada yabategetse. Buri wese afata abantu be ari abajyaga mu mirimo yo kwisabato anabayirangije, bose baragenda basanga umuherezabitambo Yehoyada. Umuherezabitambo abatware b'abasirikare amacumu n'ingabo by'umwami Dawudi byabaga mu ngoro y'Uhoraho. Abarinzi b'ibwami bahagarara bafite intwaro mu ntoki bakikije umwami kuva mu ruhande rw'iburyo rw'ingoro kugera mu rw'ibumoso hafi y'urutambiro imbere y'ingoro. Nuko Yehoyada asohora umwana w'umwami amwambika ikamba ry'ubwami, amuha n'ibindi biranga ubwami, bamwimikisha amavuta. Hanyuma abantu bose bakoma mu mashyi biyamira bavuga bati umwami aragahoraho. Ataliya yumvise rubanda rusakuza, agenda basanga aho bari mu ngoro y'Uhoraho. Aritegereza abona umwami ahagaze hafi y'inkingi y'ingoro nk'uko byari umuhango usanzwe, abatware n'abavuza amakondera bamuri iruhande, n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe kandi bavuza uturumbeti. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye asakuza ati ubugambanyi, ubugambanyi. Umuherezabitambo Yehoyada abwira abatware bakuru b'ingabo bategekaga abarinzi agira ati nimumusohore mumucishe hagati y'imiryango y'ingabo, umukurikira mu mwicisha inkota. Koko rero umuherezabitambo yari yavuze ati umwamikazi ntazicirwa mu ngoro y'Uhoraho. Bajyana Ataliya bamunyuza mu irembo amafarasi yanyuragamo, bamugejeje mu ngoro y'umwami bamutsindaho. Yehoyada yifatanyije n'umwami n'umuryango wose agirana isezerano n'Uhoraho kugira ngo umuryango uzabe uw'Uhoraho. Umwami n'umuryango nabo bagirana isezerano imbere ye. Hanyuma imbaga yose ijya ku ngoro ya Behali, bamenagura intambiro ze zose n'amashusho ye babimaraho. Na Matani umuherezabitambo wa Behali bamwicira imbere y'urutambiro. Umuherezabitambo Yehoyada atoranya abo kurinda ingoro y'Uhoraho. Bavana Yowasi mu ngoro y'Uhoraho bamujyana mu ngoro y'umwami, yicara ku ntebe y'ubwami. Abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Ataliya we bari bamwicishije inkota mu ngoro y'umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 132. Uhoraho yitiyemo Siyoni ashaka kwimubera ingoro. Uhoraho yarahiye Dawudi n'indahiro atazivuguruzaho ati nzitoranyiza umwe mu bahungu bawe, nzamugira umwami uzakuzungura. Abahungu bawe nibakomeza isezerano twagiranye n'amatangazo namenyesheje, abahungu babo nabo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami buziraherezo. Kuko Uhoraho yihitiyemo Siyoni ashaka kwimubera ingoro, ati niyo buruhukiro bwanjye iteka ryose, niho nzatura kuko nabyifuje. Niho nzaturutsa inkomoko ya Dawudi, nzahakomereza urumuri rw'intore yanjye. Abanzi be nzabakoza ikimwaro, maze ikamba rye rizamubengeranireho. Uhoraho yihitiyemo Siyoni ashaka kwimubera ingoro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati ntimugashakire ubukungu hano munsi, aho dusimba n'imungu byonona, aho abajura baca ibyuho bakiba.
ahubwo mwizigamire ubukungu mu ijuru, aho udusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe. Kuko aho ubukungu bwawe buri, niho n'umutima wawe uzaba uri. Itara ry'umubiri ni ijisho. Niba rero ijisho ryawe ridafite inenge, umubiri wawe wose uzamurikirwa. Naho niba ijisho ryawe ari ribi, umubiri wawe wose uzaba mu mwijima. Noneho se niba urumuri rukurimo ruhindutse umwijima, uwo mwijima uzangana iki? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, bityo Kristo aganze iwacu. Ahangaha ubwo nyine tuzaba twizigamiye ubukungu bw'ijuru. Ijuru bakristo bavandimwe. Mukristo muvandimwe, ibintu byose uzakora, wavuga, watekereza, ntukibagirwe icy'ingenzi, lo nécessaire. N'ubukungu nyakuri. Ubukungu nyakuri ni iki? Ni ijuru, igihembo cy'ijuru. None se byaba bimarira iki? Ngasenga buri munsi, ngaririmba, ngasingiza Imana uko bikwiye, ngahogomba, ndasiba mu rusengero, ariko nkazabura umwanya muri ya kiliziya yo mu ijuru. Aha nyine naba nizigamiye ibintu bya hano ku isi, nkaba narizigamiye mu bindi bitobotse, mu migese n'ibitagangurwa byirirwa bihatambuka. Ubu koko naba naruhiye iki? Naba naruhiye ubusa koko? Muri amasomo tugiye gutondagura inshinga nziza cyane yitwa kwihunga. Guhunga, kwihunga. Ubwo tuza kwifashisha amagambo abiri, umutima n'ubukungu, aho washakira ubukungu burambye mu mutima. Mu ngingo remezo nziza Yezu yaduhaye igira iti, aho ubukungu bwawe buri, niho n'umutima wawe uzaba uri. Amen, amen. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Ubwo tuza kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gusabira byinshi, akayasura isabira byinshi ariko igasoza bike. Umuntu akaba yasaruza byinshi ariko we akiburira umwanya, we akiyibagirwa, akihunga, bikaza kurangira ahombye. Nirinze kuvuga guhomboka. Icy'ingenzi yarakibagiwe, akibagirwa icy'ingenzi ndetse hano ku isi ndetse no mu ijuru bikaba. Ese bakristo bavandimwe, uwo mutima uba mu bukungu bwihishe uherereye he? Tujye kureba ubwoko bubiri bw'umutima. Hari umutima nk'inyama, nanjye kuvuga umutima w'umubiri, ariko hari n'umutima nanjye kuvuga roho nk'umutima nama, hahandi duhurira n'Imana. Uyu mutima rero w'inyama, naho ndakubwiza ukuri uramutse wumvise neza, ukamenya ubukungu uhatse, wagufasha no kumvaho umutima nama, la conscience, mon rencontre avec Dieu. Aha reka duhere ku mutima wa mbere, umutima w'inyama. Umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi: umutwe, igihimba, amaboko n'amaguru. Mu gihe shefu w'amaguru n'amaboko ari igitsina, le sexe, shefu w'umutwe n'ubwenge, naho shefu w'igihimba akaba umutima, le cœur. Umutima rero ukaba uherereye mu gituza iruhande rw'ibumoso. Umutima cyane cyane nka centre, izingiro, ukawufasha guhumeka, ariko ukaba ukora n'isuku y'amaraso, kuko wakira amaraso ukanasakaza umubiri wose. Ako kamaro gakomeye k'umutima nka centre kwawukurira ingofero rwose, kuko umutima ukora amasaha 24 kuri 24. Akayavuga ngo iyo babwiye umuntu ati ukora nk'umutima, baba bashatse kuvuga ngo urakora cyane, urakora ubutaruhuka. Rero bakristo bavandimwe, akantu kitondere, iyo umutima uruhutse nibwo nyine nawe ushobora kuruhuka. Navugaga uruhukiro kuko nirinze kuvuga rya jambo ribi cyane ridutera impagarara, morgue. Mu ruhukiro nyine rero mukristo muvandimwe, ntikifuze ko umutima wawe waruhuka, kuko nyine ushobora kuruha kugeza nyine igihe uruhukiye. Ngubwo ubukungu umutima uhatse, umutima uhatse umuti. Ndetse habaho n'imvugo ngo nabyukiye ibumoso, bishatse kuvuga ngo naryamiye umutima, none mbyutse nabi, mbyutse narushye, mbyutse nananiwe. Mbese mu yandi magambo ni nk'umwaku. Abahanga bemeza ko nubwo baryamiye iruhande rw'ibumoso hafi y'umutima nyine, nijoro umubiri uragira gutyo cyeranja nijoro nyine, ku buryo uza kubyukira iburyo ku mbusane nyine y'umutima. Rero abaryama ko kantu munyamukita mugatekerezeho, urwo ruhande rw'ibumoso turwitondere, kuko hari ubukungu nyine utagomba gutsikamira kubangamira. Mwoye kubabaza aho hantu, kuko harabawe niho hatugize, ejo utazaruha vuba ubu ukabura ruhukiyemo. Ariko reka twe gukomeza twibanda kuri uwo mutima, umutima w'inyama, ahubwo tugane kuri ubwo bwoko bwa kabiri, roho, umutima nama. Aho ngaho nyine niho Imana ituye. Kurura iyo foto y'Imana ituye muri wowe, bavyeyi murumva ko ari tombora. N'ubukungu burenze ubundi, uturana n'Imana,
Imana ikanturamo. Uzi kubana n'umuherwe wawe ugabira abaherwe ukaba umwifitiye ngo ubwo bukungu nyakuri nyine ko ufite Imana iwawe mu mutima wawe. Ariko nanone witonde, ni igihombo gikomeye cyane kandi birashoboka igihe udafite Imana, igihe wabuze Imana, igihe wahunze. Kandi guhunga Imana ni ugukora ibyaha. Rero niba afite Imana birampagije, ndakize pe, ntacyo mbuze, kuko aho ubukungu bwanjye buri nyine ni naho umutima wanjye uri. Mu isomo rya mbere twumvise imigambi mibisha yuzuye mu mutima wa Tariya w'umubisha, w'umwicanyi ndetse w'umunyeshyari, ushaka kugundira ibintu, ufite inyota y'ubutegetsi kandi agashaka kubugundira bwose, bityo akikiza undi wese washaka kumurya uwo mwanya. Ubwo Atariya nyine ari kwibanda ku by'isi cyane, yimuye Imana byarangiye. Uko rero niko ari kurushaho guhunga iby'ijuru, nawe ubwo atiretse. Nguko rero ko iyo wahunze Imana y'ubukungu nyakuri, uhunga n'abavandimwe, uhunga na sosiyete, uhunga abantu, nawe ndetse bikaza kukugeraho ukihunga. Ese wagize ngo si nko kwiyahura, ugapfa ku mubiri ndetse no kuri roho, kwiyica. Ariko erezoma kubw'amahirwe, abantu si bo Mana, abantu si bo rurema, imigambi y'Imana siyo y'abantu. Nuko rero Imana mu gusigasira umugambi wayo no gukiza abantu, muri iri somo twumvise ko yagoboye umuntu w'umutima mwiza, umuhereza bitambo Yehoyada, ugiye kurengera umwana w'umwami uzaba umwami, kugira ngo ukomeze kurengera umuryango w'Imana. Ubwo bagize bati Yehoyada yifatanyije n'umwami n'umuryango wose, agirana isezerano n'Uhoraho kugira ngo umuryango uzabe uwuhoraho. Amen, amen. Ako kantu bakristo bavandimwe, kugira ngo umuryango uzabe uwuhoraho. Ngubu ubukungu nyakuri, ibyaho byose, ibyo utunze byose, nawe utunze wose, ndetse nawe ubwawe mukaba abuhoraho, umwihariko wa Nyagasani, umurage w'uhoraho. Rero nta mahirwe yandi aruta ayo ngayo kuba uw'Imana. Uw'Imana avuga iby'Imana, nta bukungu bundi bwaruta bwo kuba uwuhoraho, umwihariko w'Imana. Anabyo twazirikanye muri Zaburi ya none, ko umwihariko, umurage, uburuhukiro bw'uhoraho. Ubwo umuririmbyi wa Zaburi yagize ati Uhoraho yihitiyemo Siyoni, ashaka ko imubera ingoro. Amen. Aho Imana itura mu ngoro yayo, handi ntagomba kwicira, handi ntagomba gukorera ikibi. Tujye twibaza hano kuri iyi si, ni kangahe duhendwa ku bintu by'isi, tukirwa dushakashaka ibintu amanywa nijoro, ariko tukibagirwa icy'ingenzi, ijuru babyeyi. Na Yezu mu Ivanjiri Munsi yabigarutseho, aburira abigishwa be kutabikira hano ku isi, ahubwo kwiteganyiriza ijuru hakiri kare. Ati ahubwo nimwizigamira ubukungu mu ijuru, aho dusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe. Kuko aho ubukungu bwawe buri, niho n'umutima wawe uzaba uri. Amen, amen. Urakoze Yezu kudukebura, kuduhutura twebwe akenshi twiruka ku by'isi, tukabibariramo umutima wacu wose. Nyamara wowe tukakwibagirwa, tukakwihakana, tukegukira ubukire bw'iyi si, tukegamira ku bantu ndetse n'ibintu by'isi, tukegamira ku bintu n'amafaranga, imitungo, ubutegetsi. Nyamara ibyo byose Yezu mwiza nta na kimwe cyatumara inyota n'inzara usibye wowe Yezu mwiza. Amen. Muri aka kanya tugiye kunyarukira gato mu ishuri ry'umutima, turebe iyo wahunze umutima wawe, iyo wihunze, uburyo wikururira indwara zitwa nyine crise cardiaque. Abenshi turwaye, abenshi turi hafi no kurwara yewe, ariko icyo turusha nko burya no kubigaragaza. Iyo nahunze umutima wanjye, aho Imana iri, ndahungabana birumvikana. Kwihunga no guhungabana, nkaba nakwirirwa inyuma ntambagirayo, ariko singera imbere. Ibaze nawe ugasarura iby'inyuma byose, nyamara iby'imbere byareze bikabora utarabisarura. Bwa bukungu nyakuri buri imbere. Rero muri iri shuri nawe biraza kugusaba gukora cyane, ugakoresha umutima, atari ubwenge gusa. Nawe uze kuva muri iri shuri wamenye gukoresha umutima, wamenye ko byaza umusaruro. Exploiter ton cœur. Umunsi umukobwa ngo warukize cyane, afise ku noti ibintu n'akantu, ariko byakarusha akaba ngo yari umukristo w'indani, babandi baba bicaye ku ruhimbi imbere. Uyu mukobwa kandi akaba yari muri komite yari ishinzwe gutenga abanyamakosa mu idini. Uyu mukobwa rero ngo akaba yari yarasabwe n'umusore nawe w'indani mu idini, bombi nyine ari abakristo b'imbere, bitegura gushinga urugo, gushyingirwa ngo babane. Uyu mukobwa rero akaba yarakize cyane ko twabivuze haruguru, ngo yari afite uruganda rukomeye cyane, yari afite rero abakozi ndetse n'abakozi akoresha. Gusa bagiye mukurikira aka kantu, ngo nubwo yari ari uw'indani cyane mu itorero, ngo hari akayoga yasomagaho ku buryo bukomeye, ku buryo bakiza nawe kumenya ko agasomaho, nawe nyine bari kumutenga bakamuhagarika, keretse nyine yihannye akabireka. Kuko iryo dini nyine abayoboke babo baziranaga n'inzoga,
kunywa inzoga. Ubwo umukobwa w'umukire w'umuherwe abonye ko bazamuvumbura, afata umwe mu bakozi be, nawe uyu mukozi akaba yari umuyoboke w'indani muri urusengero. Nuko rero akamuha teremusi ngo ajye kuguriramo inzoga, aze kumenamo inzoga. Nuko yazizana za nzoga nyine bakazisangira na bosi. Birumvikana ko iyo bahagaga, nirinze gukoresha iryo jambo rindi bita gusinda, kuko nyine aba ari abana b'itorero b'indani. Nuko bamara gusangira ako kabisi n'agahiye, bamaze guhembuka, yewe bagasangira n'ibindi byinshi cyane ntiriwe mvugira ahangaha. Ariko nk'abantu b'Imana bugacya bazinduka mu rusengero gukora imirimo y'itorero. Nuko ababyeyi bya bindi byo konyaki batarara bushyitsi, uyu mukozi w'uyu mubosi yagomba kuzinduka ashyiraho mikoro mu rusengero, sonorisation, kuko nicyo yari ashinzwe mu itorero. Dore ko abayoboke b'Imana bagombaga kubanza kwihana mbere yo guhimbaza Imana kuri uwo munsi. Bose rero bakatura imbere ibyaha byabo. Nuko wa musore sonorisation iramunanira, akomeza kurwana nayo kugira ngo babone nyine icyo bakoresha bavuga batura ibyaha byabo. Nuko kera kabaye Imana iza kumugoboka, bya byuma biza gukunda biravuga. Nuko ikoraniro ryose n'ibyishimo byinshi rirataraka, riha amashyi n'impundu Imana yikoze ibyo ngibyo, bya byuma bikongera bikavuga. Mu gihe rero bari gukomeza batanga amashyi y'urufayo muri iryo koraniro, wa mukobwa nawe utarasibaga nyine ikoraniro, wandi w'umuherwe twavuze haruguru, aba nawe arinjiye. Asanga wa mukozi we yajyaga atuma ka kayoga ari ufite mikoro, byumvikane ko ari kuzigerageza. Nuko ahita yibwira ko aribo bari guha amashyi kubera ko bari bageze mu mwanya wo kwatura. Ubwo wa mukobwa muri ako kanya agira ubwoba n'igihunga cyinshi, kubwo uwo mukozi we bamuhaye amashyi muri icyo gihe cyo kwatura no kwiyeza imbere, ngo wasanga avuze bya bindi birirwamo yewe bakanabiraramo. Rero ngo kugira ngo abayobozi b'itorero bataza kumureba nabi, kandi wa mukozi wamaze kumutanga, nuko nawe muri ako kanya nk'umuntu w'Imana ahita afata mikoro maze aravuga ati, nanjye rero bakristo nje kwiyeza wa musore uvuye ahangaha wari ufite mikoro, wa undi mumaze guha amashyi kuko yihannye, nanjye sinabura kwihana kuko ibyo byose yavuze twarabikoranye, twarasindanye, turasambana, dukora amabwa menshi, ariko imbere yanyu ndiyejeje. Nuko amaze kwiyeza yibwiraga ko nawe ngo bagiye kumuha amashyi, ahubwo abari aho bose bagwa mu kantu bakubitwa n'inkuba. Sibwo se na wa musore uri kuri sonorisation nawe nyine agize igihunga, yumvise bamutanze. Nuko nawe yongera gufata mikoro atangira kwisobanura aniyeza uburyo koko yazanaga ako kayoga muri teremusi agatumwa na nyirabuja. Nuko bagasangira byose na bose. Wagize se ngo bombi muri ako kanya ntibihariye mikoro, bagenda bisobanura anako bagenda basobanya nyine mu rusengero babyeyi. Urwo rusengero aho kuba impundu bahereza Imana bihinduka induru. Nuko ikibazo kikagira kiti muri iri shuri, ko uyu mukobwa umubose wacu yari ari mu batenga abandi banyamafuti ahangaha muri iri dini, ubu nabaraza kumutenga ngo bamushobore ko n'umunyamafaranga. Ariko se ko amaze kwihana, amaze kwiyeza, ubwo se ziriya ngeso mbi yagenderagamo ntahise azireka buriya da? Ubu koko ntahise aba umwere ko yihannye imbere y'ikoraniro mu ruhame? Ubwo hagati aho muri urwo rusengero hari harimo umusore we yicaye nawe ku ruhimbi, dore ko ubwo nyuma y'ikoraniro ry'uwo munsi aribwo yari gufata ijambo amenyesha abo basengana ko ubukwe bwe bwegereje, ko bagiye gushyingirwa. Ubwo kandi noneho mwumva ako kantu, na nyirabukwe ndetse na sebukwe wa mukobwa bose bari bateraniye aho ngaho muri iryo sengesho, aho nyine mukazana wabo amaze kwiyeza. Niba ari ukwiyeza, niba ari kwiyerurutsa, ibaze nanjye nibaze. Mukristo muvandimwe, niba uri kumwe natwe muri iri shuri, kuri iyo foto y'uyu musore w'uyu mukobwa umusheri we, wumviye ahangaha bwa mbere na mbere mu ruhame ingeso mbi za sheri we, akaba aribwo amenyeye amafuti ye ahangaha, ese aracyaza gufata ijambo ngo atangaze ubukwe bwe buri imbere? Kuri iyo foto ya ba nyirabukwe ndetse na ba sebukwe, uburyo bifutse mu maso, uburyo bumiwe bwa mbere bumviye mu ruhame izi ngeso mbi z'umukazana wabo, ubu se bari buze guhumiriza bemeze ko umukazana wabo yihannye koko yahindutse mu ruhame mw'ikoraniro? Aha ngaho kuri iri foto y'iri koraniro, uburyo riza gutaha nyuma yo kumva mu ruhame izi ngeso mbi z'aba bayoboke babo. Niba izi ngeso ziza kubakomeza, niba ziza kubasenya, ibaze nawe uyu muririmbyi wabo, uyu mukobwa ukuntu yicaraga ku ruhimbi, ese baraza gusohoka bamubonamo umwere uwihanye cyangwa ruharwa, wa wundi waciye ibintu rwubitse ruzi gusya? Aha, kwihana mu ruhame birasenya cyangwa birubaka, birakiza cyangwa birica? Ese Imana mu kuduhana itujyana mu ruhame natwe? Bakristo bavandimwe, ngo kuko abenshi dushaka kugaragara neza inyuma, tugashaka gukirira mu ruhame mu kivunge,
bya bindi by'inyuma, nyamara imbere hari gutambukayo babiracika bakirabiranya. Twahunze kera umutima wacu, twabaye babiri hanze, kwikundira gusa mu ruhame kugira ngo abantu batubone ngo twiyeze, nyamara turi kure y'Imana, turi kure y'imitima yacu. Birangira tugiye kure y'abavandimwe, dushenye, usenya ikoraniro, yewe ndetse dutakaje n'icyizere imbere y'abadatabukwe, ba mabukwe, abakazana, kuko natwe ubwacu nyine twiyanze, twarangije kwihunga. Ese ngewe ni kangahe koko nihana by'ukuri, nkinjira mu mutima wanjye ntaho bimbwirije, ngakurayo ikibi cyose, ingeso mbi zose, ubusinzi, ubusambanyi, ubusambo, ntagombe gucomeka ibyuma za sonorization ngo abantu bose bumve ko nihanye. Yewe muze muve ukuntu ndi kwihana, muze muve ibyaha byanjye byose ukuntu mbiretse. Ye baba we, kwihunga ababyeyi. Yezu umwana w'Imana, nanjye nyuma yo kwisuzuma maze kwicuza ibibi nakoze, ndaje iwawe, wowe ushobora kumbikira ibanga. Yezu mwiza, niyemeje kurandura ikibi cyose mu mutima wanjye, maze Yezu mwiza ukomeze guhagira icyicaro cyawe buri munsi. Yezu ubukungu bwanjye buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.